indwara yakurara mu mubiri none ejo ntikwirirwemo. Umugongo watera umusonga nimugoroba, waryama nijoro ugakira nta muti. Imana igendeye muri wowe. Umwanditsi yaravuze ngo ahari kurira ko umuntu ateye ibyo bintu bibaho, si igitangaza gufashwa uri mu rusengero. Umuntu wagendanye n'Imana mu rusengero yafashwa, ariko aho amateraniro atari ntashobora kumva Imana. Kandi umuntu Imana ibamo rero mu rusengero arafashwa, n'inyuma y'urusengero haruguru yararetse. Imana ni igitangaza. Imana isetsa umukozi nyirabujarira, ikanezeza umuzamu bosi yarayahagaritse umutima. None se wageze ngo amasezerano muhabwa mutihanya turukahe? Imana y'Ikigali gitanga amazu, ako nagacu, ni Imana y'igicu. Ariko noneho ijwi ry'umukanguzi. Kire mama, ngo twakirira umugabo mama mu cyumweru cy'abamama. Turagukunda cyane, mushiki wacu dukunda, Imana igumugisha. Maze twakirira uyu mugabo ukunda mu cyumweru cy'abamama, Imana igumugisha. Sashimwe kabanze mbibwire, nitwa Agahozo Viviane, umubyeyi, byaye gatatu, dufite abana 4. Esa duhana umugisha. Amen. Ni karibu mu nzu ya data. Gaho senga Imana. Ibirindiriye. Turagushimiye Uwiteka, tugushimiye kuri ubwugamo. Kristo uri uwo kwizerwa. Icyubahiro cyawe twe abana bawe turakizamuye. Tuzamuye amaboko tuguhereza icyubahiro. Tugushimiye kuri Imana y'urukundo. Tugushimiye kugira neza. Tugushimiye ko Mwami Imana witegereje mu isi ukatugenera agakiza, ukatugirira ubuntu Mwami, tukakugiraho umugisha. Icyubahiro ni kibi cyawe, twaremwe n'ijambo. Uwiteka nushimwe, umugaragu wawe, amavuta yawe namubeho, imbaraga zawe, gikundiro cy'ijuru, bwiza bwawe bumugote. Mwami Imana umuzenguruke, we ntaba ari we, avuga avugishijwe nawe, akorera muri wowe Uwiteka, umwihishurira bundi bushyashya. Cyubahiro ni kibi cyawe, urakoze, bisabye byambaje mu izina ry'uwatsinze rimwe gusa Yesu, amen. None ni Yesu maza we nyinenda rindi zina nemera kubwo kingo n'umunezero bibonetse. None ni Yesu, none ni Yesu maza we zina nemera kubwo bugingo n'umunezero bibonetsera muri. Imana ishimwe. Reka turambure ibiganza tuvuge ngo Imana ishimwe. Abantu tutaziranye, nitwa Aniseti niyo mugabo, ndi umukristo. Tugize umugisha wo kuba mu nzu y'Imana. Imana ibishimirwe. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo hari ibintu bijya bitubaho rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiriye kubaho. Aravuga ngo ariko burya hari Imana isumba byose ibigena. Ntabwo kuba mu nzu y'Imana, nkunda kubivuga, ntabwo ari umugisha rusange, nuko umuntu aba yatoranyijwe n'Imana kugira ngo haboneke. Rero Imana ishimwe ko mubo yahamagariye kuba mu nzu y'Imana nawe urimo. Dushimiye n'Imana kubw'amateraniro. Ndabona hano hari kamera nyinshi, abadukurikiye online kuri channel ya Duhumurizanye TV n'izindi chaîne z'ubutumwa bwiza, ndetse no kuri channel y'Ijwi ry'Umukanguzi. Bose tubahaye ikaze
mu kubaho kw'Imana. Imana ibaha umugisha. Hari na Agape TV, ndebye ikijisho mpita nibuka ko nayihari. Imana ishimwe. Reka mbasabe tubumbure Bibiliya tuganira ijambo ry'Imana. Shimiye Imana ku bwa mwene data Rugaba umaze kutuganiriza ijambo ry'Imana. Niwumva umuntu ahagaze imbere yawe Imana ikamushyiramo message yo gukiranuka, ujye umenya ko ari ijuru riri guhamagara ubugingo bwawe ngo bwitabe Kristo. Kuko muri iyi minsi ya none yavuze ijambo ryansekeje, narikurikiye online iteraniro ryose nari ndikurikiye. Avuze ijambo ryansekeje mbwira madamu ntakura kumvishe. Yavuze ngo ntabwo umugore ava mu rusengero, ahubwo ava mu gusenga. Hantuka. Igice cya gatatu cy'umugabo witwa Joshua, igice cya gatatu ndaza kubinginga niyo navuga bikeya ariko mumbabarire mpasome. Hafite imirongo mikeya rwose, ni imirongo 17 kuva ku murongo wa mbere. Yosuwa igice cyaho cya gatatu umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 17. Reka mpasome nihuse. Umutwe w'ijambo aravuze ngo Yosuwa ajya kuri Yorodani, Uwiteka mukomeza umutima. Bukeye Yosuwa azinduka kare mu gitondo, avana Shitimu n'Abisirayeli bose bagera kuri Yorodani, barara batambutse. Iminsi 3 ishize abatware banyura mu ngando hagati, bategeka abantu bati nimubona isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu ihetswe n'Abalewi ari bo batambyi, muzahere ko muhaguruke aho muri muyikurikire. Ariko hagati yanyu nayo hazabemo intera ya mikono 2,000, ntimuzayegere kugira ngo mumenye inzira mukwiriye gucamo. Murongo waho wa 4, ariko hagati yanyu nayo hazaba intera ya mikono 2,000, ntimuzayegere kugira ngo mumenye inzira mukwiriye gucamo, kuko ari nta bundi mwigeze guca muri iyo nzira. Maze Yosuwa abwira abantu ati mwiyeze, kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Nyuma Yosuwa abwira abatambyi ati nimuheke isanduku y'isezerano mubanzirize abantu kwambuka. Nuko baheka isanduku y'isezerano bajya imbere y'abantu. Uwiteka abwira Yosuwa ati uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli bose, kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nkuko nabanaga na Mose. Ariko ubwira abatambyi bahetse isanduku y'isezerano uti nimugera ku nkombe ya Yorodani mumanuke muhagararemo. Aka kantu ndaza kugatindamo ku murongo wa 8, abanditse barahasurinya. Murongo wa 9 haravuze ngo Yosuwa abwira Abisirayeli ati nimunyegere mwumve amagambo y'Uwiteka Imana yanyu. Yosuwa aherako aravuga ati iki nicyo kizabamenyesha yuko Imana ihoraho iri muri mwe, kandi yuko itazabura kubaneshereza Abanyakanani n'Abaheti n'Abahivi n'Abaferezi n'Abagirugashi n'Abamori n'Abayebusi. nimwitegereze isanduku y'isezerano ry'Uwiteka nyirisi yose irababanziriza muri Yorodani. Nuko nimurobanure abagabo 12 mu miryango y'Abisirayeli, mu muryango wose havemo umuntu umwe. Ibirenge by'abatambyi bahetse isanduku y'Uwiteka nyirisi yose nibigera mu mazi ya Yorodani, amazi yo muri Yorodani ari bwigabanyemo kabiri, ayo haruguru arahikubira ikirundo. 14. Nuko abantu bava mu mahema yabo bakurikira abatambyi bahetse isanduku y'isezerano kugira ngo bambukane. Nuko abatambyi bahetse isanduku bageze kuri Yorodani, ibirenge byabo
bageze kuri Yorodani ibirenge byabo bigeze mu mazi, kandi hari igihe cy'isarura, amazi ya Yorodani arenga inkombe. Abantu muri gusoma Bibiliya murabonaho akarongo baciyeho, biba bisobanuye ko iri jambo ushobora gusoma mu zindi Bibiliya zimwe na zimwe nturisangemo, ahubwo bari gusobanura ibyo bihe byari bigize. Hari amagambo mujye musoma muri Bibiliya wagera mu Cyongereza cyangwa mu Kigiriki cyangwa mu Gifaransa ntuyisangemo aya magambo bashyize muri entre parenthèses. Baravuze ngo kandi igihe cy'isarura amazi ya Yorodani arenga inkombe. Umurongo wa 16, amazi yo haruguru arahaguruka yikubira ku mudugudu witwa Adamu, hateganye n'i Seretani, kure y'aho bashakaga kwambukira, kandi aho hepfo atembera mu nyanja yitwa Araba, ariyo nyanja y'umunyu, arashira. Nuko abantu barambuka baboneza i Yeriko. Abatambyi bahetse isanduku y'isezerano ry'Uwiteka bahagarara muri Yorodani hagati humutse neza, hatanyerera. Abisiraheli bose bambukira humutse kugeza aho ubwoko bwose bwarangiriye kwambuka Yorodani. Amen. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Reka mbasabe tubumbe Bibiliya tuganire, ntabwo ndi buze kubarambira, turamara akanya katari gatoya gusa, nabwo ntabwo ari kanini. Nababwiye ngo nejejwe n'Imana itumye nongera kugera hano. Imana ishimwe. Iyo tubivuga bishobora kuba bisa naho bishobora kugira abantu runaka byarambira, ariko umuntu utibuka hashize no kubaka hazaza biragorana. Iyo utibuka hashize kubaka hazaza biragorana, kandi ngira ngo murabizi ko igice kinini cy'imbaraga abantu bagira bari mu isi ni amateka, kandi burya amateka akomoka ahashize. Muri kundeba murakaye cyane, ariko ntacyo ndavuga muri mudu murimo. Hari umugabo wigeze anyigisha arambwira ngo iyo abantu barakaye nibwo bumva, gusa munyuzemo museke kugira ngo ikimenyetso cy'uko umwuka babamo kize kugaragara. Imana ishimwe. Theo bose babireba yararirimbye aravuga ngo nibutse iminsi ya kera. Mushumba ahita byumva vuba, yababwiye ngo no kwambara ishati yera no kwikunda, no kwikunda. Ni ukuri kera habayeho, kera habayeho. Ntabwo dukwiriye guhora tubibabwira, ariko mujye mureka twebwe duhore tubyibuka. Hari ikibazo, ariko iyo mushumba babwira ngo twaburaga n'uburyo tugura irindazi rimwe, ubwo murumva mu rugo habaga habonetse iki? Tuzamuka umusozi wa Bumbogo, twari abantu 4, twari kumwe n'undi muvandimwe. Imana imugarure yongera ajye ku rufatiro. Yaraguye, kandi si igitangaza. Burya umuntu w'igitangaza nuhagaze aho Satani akorera. Kugwa byo si igitangaza, bibaho ku bantu b'umubiri. Imbaraga zibyutsa bizera zizongera zimubyutse, turabyizeye. Undi we twari kumwe aracyari mu nzira y'agakiza, arahamya. Twarasenze, Imana ivugana natwe. Nkunda Imana ivuga, Imana ishimwe. Mujye mureka abantu bisanzure ku Mana. Hari abantu bajya baburayiminga abantu ngo bakunda abahanuzi, keretse utahuye n'umuzima. Nta muntu wakwanga umuhanuzi, mbabwije ukuri. Uretse n'umuhanuzi, imvugo y'Imana ari Imana ivuze ikavugira muri uwo muntu. Icyo gihe Imana yaravuze, iravuga ngo ndi Uwiteka nzabagirira neza. Buri muntu ahabwaho amasezerano, ntabwo ari ngombwa ko hari ibindi tubabwira. Guhagarara imbere yanyu byonyine ni igihamya cy'uko iyo neza yabonetse. Icyo nacyo ni igihamya. Si ngombwa ko tuvuga ngo mushumba Imana yamugiriye neza uko bari imbere.
icyo nacyo ubwacyo ni igihamya. Icyo nacyo ubwacyo ni igihamya. Imana ishimwe. Nshaka kuganira ijambo rivuga ngo kugendana n'Imana. Ndaza kurivuga mu buryo bubiri, kugendana nayo, nze no kongera kuvuga kugenderwamo n'Imana, kuba Imana igendera muri wowe. Hari kugendana n'Imana, hari no kuba wowe ugenda Imana iri muri wowe, igendera muri wowe. Ni isezerano Imana yavuze, yaravuze ngo nzagendera muri mwe, nture muri mwe, muzaba ubwoko bwanjye, nanjye nzaba Imana yanyu. Imana ishimwe. Ndifashisha iri jambo ry'umugaragu w'Imana Joshua. Yosuwa nimuza gusoma igice cye kubara cya 13, je pense ko ari umurongo wa 16, muraza gusanga atangira urugendo aba mu Bisiraheli. Ntabwo yitwaga Yosuwa, yitwaga Hoseya. Mose niwe bamwise Joshua. Imana imubwiye ngo mutoze, ngiye gutandukana nawe, Prito ngiye gutandukana nawe, wowe ugiye gutandukana nabo, Joshua azagusimbura. Mose amurebye aravuga ngo uyu ni umucunguzi uzaragira itorero ry'Imana. Aramuhamagara aramubwira ngo ngwino hano. Afata Joshua, afata Hoseya mwene Nuni, aramubwira ngo wowe Hoseya nkwise Joshua, bivuze ko uri umucunguzi. Wakiriye itorero ry'Imana rikiri mu makuba, wakiriye itorero ry'Imana rikiri mu nzira zigoranye. Niba ari ikintu kigoranye kuruta ibindi, ubuyobozi bwa Joshua bwari buvunanye, ariko Imana ireba password, iravuga ngo ikintu gituma abantu bakwemera nuko umunsi ngo uhamagariye ugiye gukorana n'Abisiraheli, ndagukuza imbere yabo. Aka kantu karanangaje. Joshua yari umugabo ukomeye. Iyo tubavuga mu bumva gutyo, tukabavuga mu mateka tukabyakira gutyo, ariko Joshua yari umugabo watojwe, wagendanaga na Mose. Ibitangaza Imana yakoranaga na Mose ubwabyo byakuraga umutima. Ubwabyo byakuraga umutima. Uretse umuntu wamenyereye imvugo y'Imana, akamenyera imvugo y'Imana, ubundi y'Imana ivuze biba biteye ubwoba. Mose yazamukaga umusozi, Imana yajya kuvuga, inkuba zigakubita, imirabyo ikaza. Joshua yajya kwiruka, Mose akamufata ukuboko akamubwira ngo humura, ni imirabyo y'Uwiteka, ntacyo uri bubi. Agera ku rwego Imana imushima. Joshua yari umurwanyi warwanishaga inkota. Mose yagendanaga inkoni, ariko Joshua ntiyatwaraga inkoni. Joshua yagiraga inkota. Yari umugabo utagira ikintu na kimwe atinya. Murabyibuka ahagarara imbere ya marayika. Ahagarara imbere ya marayika, byanze bikunze we na marayika ntabwo bareshyaga. Nose mutekereza ko bareshyaga se? Bari bateye ubwoba kimwe se, ariko yaramurebye aramubwira ngo Imana impamagariye gutwara itorero. Ramwe ati umwanzi wese uri buhangane ndahangana nawe. Arabaza ngo ndakubona mu nzira tunyuramo, kandi uhagaze uteye umugongo aho tujya. Ubundi umuntu wese uteye umugongo aho uri kujya aba ari umwanzi w'urugendo rwawe, aba ari umwanzi w'intego y'urugendo rwawe. Hari abantu bateye inzira y'umusaraba bayitera iki? Abo banga inzira yawe rero ni abanzi b'urugendo rwawe. Joshua murebye, iyo niyo strategie mbi. Burya umuntu no mu mategeko y'intambara, umuntu waguteye umugongo niyo umurwanyije cyangwa ukamukomeretsa, hari ibihano ufatirwa, si kimwe n'umuntu mwarwanye muhanganye face to face. Face to face ni igisobanuro cy'uko wirwanagaho, ariko iyo umwatatse yaguteye ibitugu bashobora kuvuga ko wamwenderanyije, yaguhunze, umwirukaho. Ariko marayika ntiyigeze atera Joshua umugongo, ahubwo yateye yari ku mugongo, ahagarara mu rugabano rwaho Joshua yari bwambukire. Joshua aravuga ngo nkurikije igihugu mvuyemo. Ubundi uretse abarokore banga gushira amanga, ukurikije aho wavuye ntiwari ukwiriye kwemera ibintu bikwitambika imbere. Hari ibintu byakwitambitse imbere reba hovyo hovyo, ariko Joshua yaramufesinze aravuga ngo mbwira inkomoko yawe uvuye. Niki gitumye Joshua negosiya na marayika? Nuko marayika yahagaze araceceka ntiyavuga.
Joshua murebye aravuga ngo iyo umwanzi wanjye ari kuvuza induru cyangwa akanyataka, ariko ubwo atanyatatse ntagende ntanavuge uruwaye. Marayika aramubwira ngo nje nonaha. Aramubwira ngo utagira ngo maze iminsi hano hakaba hari abanyu bapfuye mukabinkiraho, reka da nje nonaha. Ntabwo nshaka gutinda kuri aka kantu, ariko reka mbabwire abantu mwasomye Bibiliya n'abateoloji, abateologe benshi n'abashumba bari hano, mumbwize ukuri, marayika yagaragaye uwo mwanya ari kuganira na Joshua gusa. Bajya kuzenguruka ariko marayika ntiyagaragaye. Yarebye Joshua aravuga ngo ahantu uhagaze si ngombwa ko twongera kugendana, Imana ikuri imwe iraza gukora. Marayika arigendera. Yaramubwiye ngo nje nonaha, ikinzanye ni iki Joshua we? Nje kubera umugaba ingabo z'Uwiteka. Mwanyumvishe mutuje ko dusanzwe tuganira mucecetse mu nyumvi. Aha muri uru rugendo ubu muri kumva Abisiraheli. Muri uru rugendo mbariza umuntu muri kumwe ngo muri uru rugendo hari ingabo z'Uwiteka mwahagurukanye, ziri kugaragara ku buryo wazipresenta, hari izihari se? Ariko marayika aravuga ngo nje kubera umugaba ingabo z'Uwiteka. Mu yandi magambo muri mu ntambara, ariko hari ingabo zibari imbere mutari kubona. Ngewe manutse nje kuziyobora, iyo delegation ni ngewe uyiyoboye. Joshua yumva arahumuritse, Imana ishimwe, yumva arihanganye. Uwo ni marayika waje ahagarara imbere ya Joshua. Nababwiye kugendana n'Imana no kugendererwamo n'Imana. Nimusoma igice cya 25 igitabo cyo Kuva, nasomye iki gitabo kirantangaza. Imana yabwiye Abisiraheli ngo uburyo bazarema ubuturo bwera, ibabwira uburyo bazakora isanduka y'isezerano ry'Uwiteka, niyo dusomye. Ababwira mikono bazayikoramo, mezire irazibaha. Igitangaje, Mose yazamutse umusozi wa Sinayi, Imana imaze kubabwira gukora isanduku y'isezerano. Abisiraheli basenze ikigirwamana, bamaze guhabwa mezire yo gukora isanduku y'isezerano. Ibimenyetso n'ibishushanyo by'abakerubi n'abaserafi bari babifite. Kare twaririmbye babonye inyanja icikamo, babona ya nkingi y'umuriro, barya ibyo kurya byo mu ijuru, ariko baranga barinatira. Reka aka kantu nkababwireho gatoya. Ntabwo nagambiriye kuvuga ku rugendo rw'Abisiraheli, nagambiriye kuvuga ku rugendo rw'abizera bashya muri Kristo Yesu ari bo twebwe. Abisiraheli bagenda, bo bagendanaga n'isanduka y'isezerano, yabagamo amabuye ariho ibihamya. Isanduka yabagamo manu za manu baririye mu butayu zari zirimo. Sanduka y'Uwiteka barayifashe bayishyiramo abakerubi babiri, umwe yari ari ku ntebe y'ihongerero ku mutwe umwe n'undi ku mutwe, bari gushushanya ijuru. Simpatinda ku intebe y'ihongerero, umugabo witwa Aroni yamenyereye Mose, amenyera n'Imana yo muri Mose. Mose yakinjira hera nk'umuntu uvugana n'Imana, Aroni nawe agatembera ajya hera nk'uko Mose yagiye yavuga ngo ni ngewe wamusobanuriye. Imana irangije irazibwira Mose ngo genda ubwira Aroni ngo ndamwiyamenye, mubwire ntiyongere kuza uko yishakiye. Niko Bibiliya ivuga, ntabwo yakoresheje icyo kinyarwanda ngo ndamwiyamye, ariko yaravuze ngo ntiyongere kwinjira uko yishakiye aho iriya ntebe iri,
kuko ariho ngewe ubwanjye nzajya niyerekanira, hato na hato atazaza akambona mu maso atabyemerewe, kandi ari ngewe nawe gusa dufitanye isezerano ryo kuvugana. Mose yinjiraga uko ashatse, uko akeneye kuvugana n'Imana yarinjiraga akavugana n'Imana. Mose uko akeneye gusabana n'Imana yarapfukamaga agasenga agasabana n'Imana, yarangiza akagenda. Ariko Aroni ntiyari yemerewe kumva Imana ivuze y'ubwayo bavugana direct, yamuvugishaga indirect inyuze muri Mose. Aroni ngo yumve Imana izitinze. Burya ibintu binyuze ku bandi biratinda, ibintu binyuze ku bandi biratinda. Akazi ubona ari uko ukoreshejwe n'umuntu, amafaranga ubona ari uko umuntu aguhaye, ibyo bintu biratinda. Abantu rero babirambirwa vuba. Muzumva inaha abantu babirambiwe bavuga ngo nanjye Imana izinyivugishirize. Ntabwo mujya mubumva ndi kubera iki kandi nanjye Imana yamvugisha, nanjye nizinyivugishirize. N'uyu munsi iracyatoranya ba Mose ivugana nabo, ikabatuma ku bantu babwira, ntabwo ivugana na buri wese. Mwabyanga mwabyemera, hari abantu ikorana nabo direct, hari n'abikorana nabo indirect. Aroni arabyumva ntiyasubirayo, arabireka. Reka nihute. Isanduka y'isezerano ubwayo yari igitinyiro cy'Uwiteka mu isi mu rugendo rw'Abisiraheli. Ibategeka ihema sindi tindaho, bategeka uko bakora ibicaniro. Irangije iravuga ngo nzajya ngendera muri mwebwe. Bakora ihema ry'Uwiteka. Baroko aba Bisiraheli nubwo bafite isanduku y'isezerano, ariko iyo baterwaga aba bagabo baravunikaga. Isanduku y'isezerano yari iremereye kuruta uko mubitekereza. Imeza isanduka yari iriho ubwayo nayo ntiyari yoroshye. Intebe y'ihongerero nayo iriho ntiyoroshye, nayo ntiyari yoroshye. Kuyikorera nabyo n'urundi rubanza. Noneho bave no mu buretwa, irababwira ngo ntimunyegere, musigemo mikono 2,000. Iyi Imana iri kure y'abantu mu by'ukuri, iri kure pe, iri kure. Imana yahagarara Sherando cyangwa igahagarara hariya hirya kure ya poti, ukaza kuyishakira hano mu Giporoso, ibiri kure yawe. Tuvugisha ukuri, birometero 2 ni byinshi. Ntimunyegere, ikintu ngiye gukora ni kimwe, ngiye kujya imbere mbereka inzira. Icyakora nanone kuko mutanyegereye, isanduka irajya imbere, ariko inkingi y'umuriro n'igicu iratumbagira ijye hejuru, kugira ngo abantu batareba isanduka. Hari abantu batajya bayibona, babona umuriro. Hari abantu batajya babona agakiza k'Imana, bayishakira ku mirimo yayo. Hari abantu batajya babona Imana y'agakiza, bakabona Imana y'imirimo. Ni abantu bakurikiye batareba isanduka y'isezerano, ariko bareba igicu. Kavuga uti hari agacu mbonye ko gutabarwa, ako gagatuma kurikira Uwiteka. Nshimiye Imana y'i Kigali itanga amaviza. Uzi ukuntu viza zatumye abantu bakurikira Imana. Ntacyo bitwaye, ntacyo bitwaye, nta kibazo, nta kibazo, nta kibazo. Imana y'i Kigali gitanga amazu, ako ni agacu, ni Imana y'igicu. Ariko noneho hari abandi baremerewe n'isanduku y'isezerano, bayiteye ibitugu, bayatamishijwe no gukurikira Kristo Yesu. Hari abantu barajwe inshinga n'icyo Imana yategetse, bafite ibisate by'amabuye. Haleluya! Ibimenyetso by'abakerubi biri muri bo, bagendana nabyo, ijuru riri muri bo. Intebe y'ihongerero yabagezeho, bagendana imbabazi z'Uwiteka mu mitima, baremerewe n'agakiza, baritwararitse.
inaha ni mu isi, mwabyanga mwabyemera, umuntu uhetse isanduku niwe ukandagira muri Yorodani. Nababwiye ngo ako mugasinye ndaza kukavugaho. Uhetse isanduku niwe ukandagira. Munaze gukoresha ikinyarwanda Bibiliya ibyita kugira ngo ntaremerera batazi ikinyarwanda. Ubundi isanduka ntibavuga kuyiheka, bavuga kuremererwa nayo. Ariko bakizwa banone mwese, babwije ukuri ntimukandagira iruhande rw'amazi adasuma. Hari n'abantu baryamye imbere y'amazi asuma, nutamanuka ngo ukandagiremo ntazahagarara. Hari abantu bababwiye ko hari ibigeragezo bivaho musenze, hari n'ibikurwaho nuko mwabyihanganiye. Kandagira muri Yorodani, manuka shuka tu. Kama utake gusimbamo ndani ya Yorodani, amazi ntazahagarara, manuka. Muraraka ariko ndabivuga. Oringa te uzahagararamo. Imana yigeze yahamagara umugabo witwa Yeremiya. Yeremiya abwira Imana iti sinshobora, ndi umwana, ntago nakorana nawe. Namubwira ngo nakumenye ntarakurema. Ati se none se bigenda bitese ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Yeremiya arangije abwira Imana iti nkurahiye ukuri, ntabwo nkorana nawe, simbyemera. Arabyanga. Imana iramubwira ngo Yeremiya we, ndaguhamagaye ndagukomeje. Ako aravuga ngo sawa. Uzi ukuntu ubwo buhanuzi tubukunda, ndagukomeje. Aha, ako ni sawa. Nkugize umwubatsi, vara. Nguhaye gutera, atuka. Uzabiba vrema. Mbega utuntu turyoshye. Uzasenya. Yeremiya uti nuko nguhinduye inyundo ntinzabibomora. Ye, ariko irangije iragarukira amubwira ngo uruhanga rwawe ndarukomeje, ndugize nk'isarabwayi. Yeremiya aravuga uti gutyo, nkomeza nkorere muri bo. Irangije iramubwira uti kandi Yeremiya we, uzatera unarandure, uzubika unatere. Yeremiya yumva bibaye danje. Umunsi wa mbere ajya guhanura, avuze ngo nimwumve uko Uwiteka avuze, Imana iherekeza isezerano ryayo ihita ibisohoza. Yeremiya arataha arayibwira ngo n'ubundi nuko nshaka ko tuzajya dukorana, njye mbivuga bisohoze. Abantu bakoma amashyi baravuga ngo Yerusalemu ibonye umuhanuzi. Mwibuke ko byari mu isezerano ko Imana izabazanira umuhanuzi yari Kristo. Niyo mpamvu Yesu yabajije abigishwa ngo abantu mwumva bavuga ko ndinde. Baravuga ngo uri umwe mu bahanuzi bavuze ko bazaza. Bari bategereje umuhanuzi ko yavuzwe na Mose ababwira ngo Imana izabahagurukiriza umuhanuzi. Yeremiya aje Yerusalemu ikoma amashyi, iravuga ngo umuhanuzi arabonetse. Yeremiya arataha abwira Imana ngo icyanryoheye nuko wasohoje ibyo wavuze, warangiza ugatuma abaturage bankomera amashyi. Imana iramanuka iramubwira ngo kenyera nongere nganire nawe. Yemereye avuga ngo nkunda kutajya unjya kure, nkunda kutanjya kure. Mvuyeyo uhita uhagarara urongera uvugana nanjye. Imana iramubwira ngo narinzanywe no kukubwira ko ubwinshi bw'abavugije impundu aribwo bwinshi bw'induru bagiye kuguha. Yeremiya ngo abyumva arasuhererwa, aravuga ngo uri Uwiteka ndakuzi, wabona nkenyutse ndashatse. Abitekereza ihita ituma Baruki iramubwira ngo Yeremiya ntiwemerewe kuzana umugore, kandi ntuzigere na gatoya widezinye. Twajyaga tuvuga ngo idezinye, twajyaga kurwana wabwiraga umuntu ngo idezinye se, ngo idezinye se. Iramubwira ngo wibeshye widezinye unagira uwutera inda, nzaguhitana. Yeremiya ahanurira akagari, baramufunga. Bamufunze ari muri gereza ihita imuha mesaje y'umurenge. Arakubitwa, umurenge umufunze imuha mesaje y'akarere. Avuye muri gereza y'akarere arakubitwa, imuha mesaje y'intara. Agera kuri mesaje y'igihugu, kugeza ubwo bamufashe bamushyira imbago mu ijosi. Ntabwo ari imbago z'insimburangingo, ni amapingu bafungisha ameze nk'icyugi cya metalike.
ucyambara mu ijosi no mu maboko, ushyiramo amaboko akajyamo, noneho bagashyira no mu ijosi. Ntushobora kunamuka, kiba kiremereye, kandi bagufungisha iryo pingu bapimye ingano y'ibiro byawe. Icyo nicyo Bibiliya yise imbago, ngo bamushyira mu mbago, mu ijosi no mu maguru. Mu maguru uzikandagiramo zimeze nk'akamashu kamwe gafata imbeba, akandagiyemo gahita gataruka, arakandagira karataruka. Bafata uwo mugabo bamuta mu cyobo cya mikono 35. Ari mu cyobo abwira Uwiteka ngo ubundi ibintu byawe ngewe mba numva ntanabivuga, mba numva ndashaka kubivuga, ngo ariko ngo nkumva birantwika, nkumva birantwika mu magufwa, nkumva kugira ngo nduhuke uwo muriro. Nuko mbivuga, uretse isanduku iba yakuremerereye, hari ibintu abandi bakora washobora ariko ikaremera. Hanze aha hari ibintu abantu batekinika bakabivangavanga ukabona biremeye, kandi noneho ubwenge bakoresheje babivanga ugasanga twebwe turabubarusha. Ariko isanduku ikakunamisha, irabizi uburyo twakona, gahita zirika kigufi, zirika kigufi. Imana irabazi. Nabyumvisha Rugaba ari kuvuga ngo hari igihe ngo Imana itamuha ngo imodoka. Mwumvisha urugero yatanze, kuko azi ibyo yakora. Sinababwiye ukuntu nigeze ndara ku Kigeme ku Gikongoro, nakotsoye ndi kubwira Imana ngo mpa imodoka, irambwira ngo igihe si iki. Ya masengesho y'abarokore yo kwanga gushaka kw'Imana, ndayibwira ntari kuwite, wowe ufite ukuntu wabigenza ukampindura ugakuramo icyari kuzangusha n'ubwibona n'iseti singira ubwibone. Icyo kintu naragitsinze, nzi ko nta muntu n'umwe nkompeta nawe, nta wansize, nta n'uwo nasize, kuko intego y'urugendo si imwe. Kuvuga rero ngo uyu muntu ngo arandusha, sindushanwa nawe. Kuvuga ngo hari ibyo agira ntafite, nta ntungiye ibyanjye, ngira ibye nawe agira ibye nkagira ibyanjye. Rero sinjya ngira umuntu ndushanwa nawe. Wambaye neza urakoze, waberewe. Uri mwiza wakoze, uteye neza wakoze, uteye nabi birakureba. Mbwira Imana ntikuramwo ikizangusha, ariko ngihera imodoka. Mwana tari ku gihe si iki, njya gusenga Nyabisindu ya Muhanga, mukecuru umwe arandeba arangwita mpaye nkureba agahungu we. Zambona uhaye urira imbere y'Imana ngo uzushaka imodoka. Ndavuga nti nukuri nshaka imodoka. Aravuga ngo ayi, ngo Imana ntiyo yiguha. Ntayo yoguha, ujya uraruyiriramo. Nta mwana mukecuru yahindura ibihe by'amarira. Hari uburyo umuntu abana n'Imana agashaka kuyimenyera. Icyo gihe gutuza kure y'isanduku yayo ikaguha igicu. Hari uburyo hari abantu bamenyera Imana, gahita igutuza kure y'agakiza ikagusigira imirimo. Noneho wajya kwirata ku bantu ugasanga barayusomye icupa bikagucisha bugufi. Ubu dufite abantu baca bugufi kubera ibyaha bakoreye ku ruhande, bagaca bugufi. Iyo begera isanduka y'Uwiteka bakagira iyo kamere, barabizi ko bahagwa. Yahitanye uza nayo ntiyabiyegereza. Mugendere mu birometero 2 ngendenga muhinguka, kuko ahantu ngiye kunyura n'ubwa mbere muhanyuze. Mwebwe ntimuhazi, erega ejo ntuhazi, ejo ntahuzi. Abantu bamenya ibihe bibiri, kandi abantu babaho mu bihe bitatu. Umenya hashize naho uri, ariko hazaza hawunabari. Narabibabwiye muri Covid we, iyo tumenya hazaza, tukamenya ko hazaza umwenda ufubika umunwa. Covid nigeze nava Karongi ni Kamonyi, nyura hano aha kwa Rando, aha kuri rompuwe mwese murahabona. Ntambutse n'imodokari, nari njyenyine mu muhanda, nta wundi muntu. Imodokari ihuha inote ya 2, parika mu muhanda hagati, subira inyuma njya gutoragura amafaranga. Naraparitse ndavuga nti ndajyayo. Ariko kandi mutangazwa, nigeze nata amafaranga Sonatube kubwira umumotari ngo hagarara, mbona naba muruhije. Nakoze nk'inote ya 5 iraguruka, ndavuga nti se ndamubwira hagarara, inyuma irankubitiye ku ruhande, ndaheza
ndagenda. Ariko muri covid naparitse mu muhanda hagati njya gutoragura inoti ya 2. Ngenda neza ntuje, tunamanura kugura kanote ka 2 ndakareba ndavuga ni intambara. Ntimukatubeshye ejo hazaza haragoranye, ntihasaba umuntu wagendanye n'Imana. No, ntabwo mbivuze nibeshye. Ntago hasaba umuntu wagendanye n'Imana, hasaba umuntu Imana igenderamo. Abakizwa benshi bashaka gutunga amasezerano ariko ntibabane niyo abasezeranije. Bene uwo muntu abagendana nayo ariko yo itagendera muri we. Biroroshye ko wagendana n'umuntu mudataha hamwe, mutajya hamwe. Biroroshye kuza mu iteraniro hano tugasirimba mugafashwa. Nta uretse umuntu urwaye nabwo ufite ikibazo cy'amaserire y'ubwonko, nta muntu utajya ufashwa n'umuziki kandi uwo ari wo wose. Waba umuziki wo kuririmba indirimbo z'Imana, haba sekira, nta muntu umuziki udafasha. Nutazi indirimbo ikimenyimenyi ubu muri mwe hari abantu bajya baririmba indirimbo z'igihinduka zunguza umunwa gusa kubera injyana. Karirimba umuntu ukawuzunguza cyangwa se ukajya ukubita ugenda wumva ingoma zirakujyana. Niko umuntu ateye, ibyo bintu bibaho, si igitangaza gufashwa uri mu rusengero. Umuntu wagendanye n'Imana mu rusengero yafashwa, ariko aho amateraniro atari ntashobora kumva Imana. Kandi umuntu Imana ibamo rero mu rusengero arafashwa, n'inyuma y'urusengero abafite ibiro by'Imana muri we, ibigendera muri we, ibituye muri we. Haleluya! Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ejo narindi kuganira n'umushumba umwe, ndamwani dufite amahirwe ko mu Rwanda havutse amacaci menshi. Kubera iki? Byatwigishije gusenga gusa, bitubeshya imvugo y'Imana. Ikindi bitubeshya ko imirimo yashimwe, kuko abo mwayikoreye imbere twabakomeye amashyi. Imana ntishobora gushima ibyo ukora itagukoreramo. Imana itagukoreramo ntishobora gushima ibyo wakoze, niyo byaba bisa n'ibyo ikoresha abigenderamo. Siyo yabikoze, bararakaye. Kanshaka ukuntu mpita nsoreza ku kantu gatuma mufashwa mpitendekeraho. Iyo murakaye Abanyakigali turabazi. Munyakigali nakureba ari seriye, ariko rata mama shenge nta mugayo, wivanye mu rugo urizana ubundi bakubwirira iki nabi ko wizanye. Barakubabariza iki? Imana ibwira Joshua, iramubwira ngo noneho bwira abantu uzajyana nabo, ariko mwanyumva, mbwirira abantu ngo ejo tuzaba turi kumwe. Bambwirire ngo tuzaba turi kumwe. Joshua araza arababwira ngo Uwiteka azajyana natwe ejo, ariko noneho nimwiyeze mwitunganye. Abakuru b'amateraniro, abakuru b'imiryango banyura mu mahema, baravuga ngo nimwumve rubanda mwe, ntimuhaguruka isanduka y'Uwiteka itarahaguruka,
mutazibeshya mukagitagiye mukajya naho idashaka, mubanze murebe icyerekezo cyayo kandi muzashyiremo intera ya mikono 2,000. Bukeye mu gitondo aba ariko babigenza. Kondisiyo ke abatambyi bahetse isanduka, nimugera kuri Yorodani, ndashoje, wowe wumva uhetse isanduka, nugera kuri Yorodani ntuzayitinye nka rubanda, kuko nukuka umutima rubanda rugukurikiye rutaza agaciro k'isanduka ruzasubirayo rwiruke, ariko wowe uhetse isanduka y'Uwiteka tambuka ukandagire muri Yorodani. Haleluya! Kuko ibihamya biri mu isanduka y'isezerano biravugana n'amazi, amazi amenye ko ari imbaraga z'Umuremyi, ntabwo yongera gutemba, ntahurura. Haleluya! Abahetse isanduka y'isezerano ngo bageze kuri Yorodani basanga Yorodani irahurura. Hari agashya kabaye mu nyandiko, sinzi niba mwakumvishe turi gusoma. Bibiliya yavuze ngo amazi yo haruguru ngo yagiye kure yaho bari bagiye kwambukira. Mwabyumvise? Yatembye azamuka, namwe yamanukaga aramanuka ashirira mu nyanja ya Araba, ariyo nyanja y'umunyu abayiga muri histoire bayita inyanja ipfuye. Ngo ayo mazi arashira hepfo, ngo arakama, abatambyi basigara bahagaze. Ngeze ku kantu nashakaga we, bahagarara muri Yorodani. Hari abantu bajya babaho amazi yarakamye. Mumpera ikiganza umbwire ngo haruguru arirunze. Haruguru aracyariyo. Ntimujya mubona abasirikare bacu bari gutambuka mu muhanda hirya no hino mu makaritsiye, rimwe na rimwe bafite n'imbunda z'urugamba. Nose mugira ngo baje guterane, bari kurinda ibyagezweho. Mu cyiciro cy'intambara kurinda ibyagezweho narwo n'urugamba rungana no gutera. Wowe wikwirara ugira ngo nubwo amazi yakamye ugira ngo haruguru ntiyaretse. Haruguru yararetse. Rugaba ntiyababwiye ngo hari amaboko atabakiza karande. Haruguru yararetse. Imana ni igitangaza. Imana isetsa umukozi nyirabujarira, ikanezeza umuzamu boss yarayahagaritse umutima. Haruguru araretse. Haruguru amazi araretse. Haruguru araretse. Haruguru araretse. Umuntu ashobora gutega igare nta rubaga impande muri vewita akagenda ataka. Haruguru amazi araretse ndugu yangu. Haruguru amazi araretse. Ntibazakubeshe ngo uyu ni umukire yivurije mu bitaro bihenze, yivurije mu bitaro bihenze ariko indwara nayo ikaze. Haruguru amazi araretse nshuti yanjye. Haruguru araretse. Nushaka uba ufite dogiteri muziranye ugere kwa muganga, ufite umuntu uhita ugufasha. Madamu avuye kwa muganga, yahamagaye mwene wabo ko yari afite randevu kwa muganga, aramubwira ngo binkurikiranire. Agezeyo kariya kanya asohotse njya kumufata abikurikirana, ariko haruguru biraretse. Haruguru araretse. Nukuramwe ikirenge isanduku ukayifasha hasi azongera atembe. Mwabakizwa bararakaye. Igihagaritse amazi nuko ari isanduka. Gishyire hasi urebe uburyo areka. Umugabo w'umutunzi, Rugaba bamwitaga umugwiza atunga, mugani w'Abarundi. Baba bana ari gwije, yari afite amafaranga n'umuherwe, akorera hirya no hino, afite ibiri Nyarugenge. Twari tuvuye mu iteraniro turi kugenda tuganira,
umuhanuzi araza aramubwira ngo Imana iravuze ngo yirize ubusa iminsi 3 hari ikintu ishaka gukora. Aramubwira ati ntabwo ndi umupfapfa ndakwiyamye. 3 ngenda yisenga ntazi icyo ndi gusengera ngo hari iki giye gukora. Afata udufaranga aramuterera aramubwira ngo akira. Umukobwa muhanuzi aramubwira ngo sinjyeho gufashwa hari abandi kandi nawe uri wo kugirirwa imbabazi. Umugabo arakserera yaratuye hano i Kanombe, ageze yasanga convocation, ahamagara mudugudu aramubwira ati ndazira iki, arabuti bakureze viole wa mukozi wagiye. Umugabo afata iminsi 3 ubundi ibyo ntibijya bibaho, umuntu wa viole ntibamwandikira convocation. Asanga siwe bagombaga kuza gufata, uwabikoze bamujyanye kare ariko convocation bayiyobereza kwa bazi nawe. Akubita iminsi 3 arara kwikaro abwira Uwiteka ngo iki nukindenza. Reka nkubwire ntabwo Imana igibura uburyo wayisengamo, ntabwo igibura ntiwizamure ntiwikakaze ngo ahangaha ndahari ngo imirimo ntiyakorwa. Mose ntiyari yoroshye, yaramubwiye ngo kenyera utoze Joshua wowe utahe. Ntabwo utangazwa nuko Joshua yayoboye atari umurewi, akayobora atari umuyuda. Joshua yari umwefurayimu. Icyubahiro bahawe ni kimwe cyo kurinda amavuta gusa, kimwe cyonyine cyo kurinda amavuta. Efurayimu yagurisha n'abanyamahanga, aravuga ati nimwisige namwe isige. Mutise ayafashe uruhu rw'umwisiraheli, wowe yabuzwa n'ikigugo isige. Ntabwo mumuzi se Efurayimu buryo ajya kubwira ahubwo uti akira umugisha kandi ubizi ko ibiganza byawe yari inkora amaraso, yatakubwa atakira. None se wageze ngo amasezerano muhabwa mutihanya turukahe? Ni mu mugisha wa Efurayimu abitsa amavuta, uti akira. Umuntu yafite arayatanga, kandi yayaguhaye urayafata. Akira. Uzi ukuntu Bibiliya ivuga ngo bo babereyeho guhuza abantu b'Imana, ngo bakayihuza umutima, bakabaho mu mitima yabo barahuzwa Imana, ngo nicyo abo bantu bashinzwe. Imana yaravuze ngo iyo baba mu nama zanjye ngo baba barumvishije amagambo yanjye bakayabwira abantu, ngo ariko kuko batari bahari ngo barihuse, ngo sinjye wabatumye, ngo ariko barahanuye. Efurayimu si ngombwa ngo umuntu abashyitse, ndakubwira ati akira umugisha sha, akira umugisha. Kandi umugisha ugeze mu biganza bidakwiriye umugisha uhinduka nk'imishubi. Niba ari ikintu kigoranye gutunga, ni ugutunga umugisha utari umunyamugisha. Niyo mpamvu Imana yabwiye Aburahamu ngo mbere yo kuguha umugisha nzabanza nguhindure. Ubu muzi abantu bafite umugisha kandi bo batarahindutse, bagahita baturana, umugore agaturana n'umugabo we, akajya mu cyumba cyo hirya n'undi cyumba. Ubunini bw'inzu bugahita buhinduka impamvu ya divorce. Agahita ahinduka umuturanyi we, bakajya bahurira ku meza. Kandi ikintu nkundira abakozi, amwita mabuja na boss akamubwira ngo boss. Ntago nabivugira ku ruhimbi. Hari umuntu burya bita boss kubera kasareri, ariko burya ari ikibwa pe. Nyine umukozi nawe akaba bizi kuri ikibwa, umutesha umutwe ukamutereta, arabizi kuri urubwa mu by'ukuri, ariko kubera umushahara ku kwezi akagoti boss. Yabigenza ateze umugisha wakubereye umushubi, kuko ntibige mwebwe ntabwo muzi imishubi. Namahwa ajombana rirakujomba kugira ngo agatwe karya aho gashinguye mu mubiri hatuze. Ubu maze nibura nk'amasaha ngahe hakiri gushugera, wumvamwe akantu kagashyuke karyana direct, nk'iyo wumva baguteye urushinge barekura umuti, burya nibwo urushinge ruryana, arekura umuti uhita ukurya, niko kaba kari kukurya kakamara nk'amasaha ngahe. Hari abantu rero batahindutse umugisha ariko bakiriye umugisha, abo nibo dutunze benshi. Imana irebye urugendo rw'Abisiraheli,
ibona mu by'ukuri abantu batuye kure yayo, ibona isanduku irarenga. Nyiramama wanjye agakurura ibikweto akurikiye isanduku mu birometero 2, undi agahinguka mu birometero 2 n'isanduku y'isezerano, bose barayikurikiye, akaririmba adakizwa. Ni mu birometero 2 itamwegereye, gukizwa ntacyo bimutwaye, bireba abatambye gusa, ntabwo imwegereye, ntacyo bitwaye, ihitana wuza wenyine wayikozeho, ariko iri kuri. Bitwaye ikise ko wajya mu gisimenti ukaza no mwiteraniro ku isanduku ituye kure, ntabwo yica umuntu uri mu birometero 2. Reka da, oya, ho ni kure cyane, nta kigutwara kandi gitangaje ruga, burya nubwo isanduka yari kure, abahanuzi bari muri bo. Kajya ahubwo urugendo ruracyakomeje, ariko isanduka yayo yaragiye, ariko abahanuzi akabwo urugendo rurakomeje. Imana ibirebye iravuga ngo ntuye kure yanyu, namwe muba kure yanjye. Ntuye kure yanyu, namwe mutuye kure. Iravuga ngo hoya, ibwira Yoweri, iramubwira ngo yowe reba mu minsi izaza. Yoweri arebyeyo ngo abona hari abasore batangiye kwerekwa. Aravuga ati ndababonye. Ongera witegereza, aravuga ngo mbonye n'abagaragu. Ongera ureba, aravuga ati abasaza bararose. Ongera urebese ngo nsutse umwuka wanjye wera. Haleluya! Iravuga ngo umwuka bagezeho, iravuga ngo hagararayo Yesaya we itegereze. Yesaya ngo arareba, aravuga tubonye iki? Aravuga ngo ndamubonye, aravutse duha umwana w'umuhungu. Aravuga ngo utware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, Imana ikomeye, data wa twese, umwami w'amahoro. Aravuga ngo gutegeka kwe bigwiriye no ku ntebe ya Dawidi, ngo inkoni ye n'iy'ubutware, ngo azaba ari umugwaneza. Aravuga ngo ndamurebye arakubiswe we, ngo ariko imibyimba ye niyadukirisha. Aravuga ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Aravuga ngo ikibabaje nuko tutazamwitaho, ngo kandi ari twe yaje ashaka, ngo bamwe bazamufata ngo wakubiswe n'Imana akavumwa nayo. Arangije aravuga ngo yari umunyamibabaro we, ngo wamenyereye intimba, ngo ariko intimba zacu nizo yishyizeho. Areba Befeso, arabwira ngo mwitware uko mushaka, mugende uko mugenda. Aravuga ngo mwari kuri, aravuga ngo nimushaka mwirate. Curanga wizigure, uririmbe wizigure, amaraso yakwegereje piano. Uretse no gukandagira hakuruhimbi, mwene Habiyaremye Jacques sinari kwemererwa kuyegera no mu birometero 2, nta munyamahanga wari kuyegera. Imana irangije iravuga ngo kuba mwisanduka birandambiye, ihema ni kuri. Muririmbye yaravuze ngo ntabwo ikiri mu ihema, aravuga ngo ntikiri mu ihema, yibera muri twe. Aravuga ngo umunsi ku munsi turagendana. Iya mbere yagendanaga nabo, ariko iya none igendera muri twebwe. Haleluya! Imana iri muri wowe, ni intwari mu ntambara. Niko Baramu yavuze ngo ibaduka kare ni nk'intare y'ingoro ivumbuka ijya gushaka umuhigo. Iri muri wowe ibyukana ibyari bikwirukankanye, iri muri wowe itabare, iri muri wowe ikuneshereze. Haleluya! Yagendanye nabo akandi yiba amazahabu, ariko yagendeye muri Petero. Aravuga ngo ntimumbambe nkawe, njyewe muncurike. Yagendanye nabo. Datani, Kora na Biramu baravuga ngo kubona igicu ntibihagije, ariko igendeye muri bo. Umugabo witwa Paulo aravuga ngo yongera umutwe wa kabiri nawo mukawuca kubera Yesu. Ndumva navuze induru we, Imana igendere muri mwebwe, Imana igendere muri wowe. Hari ibintu utakora, Imana iri muri wowe. Ugira isoni, ugira isoni, ndakubwiza ukuri, ugira isoni.
merutse kujya kubwiriza mu igororero rya Mageragere muri gereza ya Nyarugenge, ndeba abantu bariyo, nahavuye nitonze. Gereza nahavuye nitonze nitwararitse. Uwo munsi mu muhanda sinigeze ntwara nabi, gendaga neza ku murongo kugira ngo ntagire itegeko nica nkajyaho mbonye abandi bari, nitwararika. Noneho iyo ni gereza nari mvuyemo, sinari mfunze, nari mvuye kwigisha. Bifate baguhaye umushinjacyaha ngo mugendane. Ntimuzi ko umushinjacyaha n'umugenzacyaha batandukanye? Urakoze, nimugendane ari babiri, cyaha n'umushinjacyaha. Nigeze mva, nari mvuye Karongi, nzamuka ahantu mpura n'abapolisi. Ntabwo bari bambaye imyenda ya traffic, ariko bari bambaye ya polisi. Barambwira ngo tugeze imbere. Noneho umuntu antera amatara ambaza niba imbere hari y'abapolisi. Ndabasetsa ndamubwira nti wowe uri kumbaza ngo bari nagize ntya, nambwira nti ndabatwaye. Ntituri kumwe. Ngwiri barimo hano, wari kumbaza ngo bari hariya, na hano barimo. Najyaga nkunda gukoresha ka application mu muhanda ka Radabot, kagenda gatrackinga amakamera. Nahize ngasiba, vuga ntibatanabibona. Kugendana n'umupolisi bituma wirinda icyaha. Turizi kugendana n'umupolisi bituma wirinda icyaha. Kubera iki? Kubera iki? Nukuza aho yagushyira. None urambwira ngo wowe utinyutse icyaha ubana n'umwuka wera, wagendanye nawe ariko ntagendera muri wowe. Ntitubeshyanye Banyakigali, umwuka w'Imana ari muri wowe. Madamu yatinze kubyara, yajya senga agahita kwita marira Mana mu rubyaro. Imana inyuramo iramuvugisha. Imana ishimwe. Ntabwo ari ukwivuga ibigwi, ariko bimwe muvuga ngo nta muhanuzi wabo, mubwiye ngo iravuze. Dore nguwo ni umuhamya. Ahita yumva ngo niyo. Gihe kimwe dupfukamye turi gusenga, numva ari kuboroga mu buryo bw'umwuka, numva aratatse avuza induru. Ndakanura twicaye muri sano, ndamwana ubwo uratatswa n'iki? N'umwana, ndamwana uzaba umukobwa wanjye nanjye mba umuhungu wawe. Nurangiza urera abandi cyangwa ubareke. Induru ufite imbere y'Uwiteka n'iki? Ngewe kuva kera principe yanjye gusenga si ibibazo. Iyo mfite ibibazo sinjya nsenga, mbabwije ukuri. Iyo mfite ibibazo sinsenga, mbabwije ukuri, kuko aho kugira ngo nyoborwe n'ikibazo njye imbere y'Imana, nakicara mu kibazo nkakibwira ntitegereze yavuganye nanjye. Nuko mbabeshye, mfite ibibazo se ndajya imbere y'Imana nte kandi ibibazo ari byo binyikoreye. Nicara muri icyo kibazo nkakibwira ntirindiri yanjye, rindiri yavuganye nanjye izi. Ariko mfite ibibazo sinjye njya gusenga, njye simbona amasengesho. Kandi ntimugire izindi commentaire muteraho, ntimugire mute buri muntu agira uko ateye muri uru rugendo, kandi ntabwo ari icyaha. Hari umugabo witwa Nsabuhoraho Zakari, yanditse agatabo aravuga ngo aho kugira ngo utinde ubwira Imana ngo mfite ibibazo, watinda ubwira ikibazo ko ufite Imana. Nanjye rero iyo mfite ibibazo, ni ukuri ko Imana sinjya mbona uburyo njya gusenga. Ndicara nkabwira ibibazo nti waje nyine, ntegereza ubone. Kandi ikibazo kitari icyaha nikijya kindiza. Icyo ntikindiza, ikibazo kitari icyaha ntabwo kijya gituma ndira.
akumusho tuvugisha ukuri, urugendo rw'ubuzima twabayemo mbwiza ukuri. Hari umugabo nigeze najya mu ideni kandi madamu ntiyararize, nari mufite miliyoni 4. Noneho arangije araza asa yarakaye, arambwira ngo amafaranga yanjye. Ndamwira ariko ndi intwari n'izina ry'Imana. Ndamwira ubu uje wakajije ngo idene. Ndamwira naba nawe uramfite uranyishyuza, njye se ko ndafite uwo nishyuza. Ndamwira igenda gake, urankura umutima ari njye urambirijeho. Ubu nkuko umutima kandi uje kunshakaho amafaranga. Ariko muransetsa, wowe uranshakaho amafaranga nurangiza umuhahamure. Ntabwo nahubwo genda gakeye. Ntabwo urito kora wowe ugahabura umuntu ugufite miliyoni 4 nta soni. Ubu rero hari abantu mwahahamutse, imitima yarakutse yarashingutse yabashizemo. Imana mugendanye se imaze iki? Imana yawe nayo se yakutse umutima, ihagarareho mu bibazo mu gihe wihagazeho. Yoshua yabwiye abatambyi, arababwira ngo kugera kuri Yorodani murahagera. Sinababwira ngo muhasurinye, yarababwiye ngo kugerayo. Mami yarababwiye ngo kuhagera murahagera. Akingirwa kwa gatandatu tukagira ngo ku cyumweru kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu no kwa kane no kwa gatanu ntihahari. Byose ntabwo ari iminsi y'agatimba. Ivara se baryambara iminsi 7, ni umunsi umwe mu cyumweru. Itwararike mama shenge akurehereje mu rusengero agira ngo no mu rugo uzaba uri kuririmba. Barakobeshye, iyo njyana ntikorera mu rugo. Niba gukundiye indirimbo mu rugo ntuzaririmba, kuririmba mu rugo se. Nose mwagize ngo ni seti mu rugo n'umuvuga butumwa n'umubwiriza butumwa. Ubwo mwagize ngo mba ndi gusoma Bibiliya. Ariko erega si Bibiliya nsomera mu rugo. Sawa nyine. Arabwe tubwo muhagurutse mugenda no kugera kuri Yorodani muzayigeraho. Mumpera ikiganza umbwire ngo naho uzahagera. Dore nguyu ndi imbere yanyu n'imbere y'Imana n'imbere ye. Naramubwiye ngo ninjye ugiye kukwigisha nawe ugiye kunyigisha. Narambwiye nti ntabwo Imana yakwigisha itaguhuje n'uwo yabitse mu isomo ugomba kwiga. Umugabo wawe nawe ari kubyumva, ni isomo agomba kwiga arenterne muri interina. Njyewe ndi isomo ryagomba gusoma boarding. Kandi nawe nagasomo kanjye ngomba kwiga ndi boarding. Rubanda nyine uzayigura externe, ariko na boarding irahari ndugu yangu. Nayirahari. Murahagurutse ariko Yorodani yo muzayigeraho. Aravuga ngo nimuhagera ntimuzahatinye, muzakandagiremo. Haleluya! Ntimuzahatinye, muzakandagiremo. Rahahamuka ngo urasubira inyuma. Niba ari ikintu cyorohera umwanzi wawe ni ukugukubita umugenda biryoha kubi. Abantu bazi strategy z'intambara, iyo umwanzi waguteye ibitugu yiruka akubitwa na bake, benshi bagasahura ibisigaye. Hari urugamba rutagira iminyago se? Jusqu'à présent iminyago iracyahari. Ushaka gutera dayimoni ibitugu, reka mbe nduhunze genda, uzagaruka uhangana n'ururutu rwari ruhari. Reka twisengere. Yesaya ngo amaze kubyerekwa
aravuga ngo ngewe umwami ndamubonye. Umugore witwa Mariya, umukobwa w'umuziranenge, ari gusenga, marayika araza aramubwira ngo wa mwari we, ngiye gusama inda, uzabyara umukiza w'amahanga. Mariya aravuga ngo ndi isugi. Aramubwira ngo umwuka wisumba byose azakuzaho agukingiriza. Hari imbaraga zijya zikingiriza abantu, hakaba igitangaza amaso y'abantu atigeze yitega. Hari imbaraga zijya zikingiriza abantu, ndabisubiramo, hakaza igitangaza gitunguranye kitanditswe mu gitabo, kitari mu mishinga, kitigeze kiba muri dovi, kitigeze kiba mu gisekuru. Hakaza ukajya ukabona wadutsweho n'ibintu utigeze umenya ibyo ari byo, igitangaza kikagushibukaho. Uyu wahanuriraga mushumba, uyu niwe wambwirije ubutumwa mvuye mu idini ya Isilamu. Uyu niwe wambwirije. Igitangaza cyamujeho, yari umwana ukubagana, ntabwo ari burage, yapfuye inshuro 3 yicwa no gukubagana. Yigeze hanuka arapfa burundu. Ari n'igihe yigeze ajya kwiba amapera hanuka, igishami kihanukira mu cyobo cyari hejuru y'igiti kipera, umwana arapfa, bazamura akubagana. Ariko igitangaza cy'umwuka wera kimuzaho, aza kundeba avuga ururimi ntazi, namureba nkumva ndamutinye. Hari imbaraga zubahisha umuntu iyo muri wowe nyiricyubahira kurimo. Ndagira ngo mbabwire ko uyu mwanya hari karitsiye utakirirwa nawe ubwawe uzi neza ko niyo watora miliyari 100, hari karitsiye uzi ko utabonamo ikibanza. Urabizi ko hari ahantu utajya gushakira inzu, nawe urabizi. Imana ishimwe, uhafate ko bwa Kristo, ariko ku bw'amafaranga ntibahatanga. Ni ku bwa iyi Kigali murimo ifite ubutaka, wabyuka ufite miliyari kuri konti, wajya kubugura ikibanza kigura miliyoni 100, watanga 500 bakakubwira ngo ntazo, dushaka iki kibanza ntiwagituramo. Ariko kubera iki? Kubera umuntu uhatuye ari kurindirwa umutekano. Abashoboye bose ntibaturana nawe, aturana n'abashobotse gusa. Abashoboye bose ntibatura, ntabwo bahatura, hatura abashobotse bonyine. Hatura abashoboye bashobotse. Bazabwira ngo bufunzeho gatoya atambuke, ugafunga. Uyu munsi se wabaye uryamye, radio ukayizimya. Iyo modoka se kwihenze, wabaye uyiparitse ku ruhande, indi gatambuka pembeni tu. Urashoboye ariko ukaba unashobo. Kubera umuntu umwe uhatuye umwe, bituma abandi bose batahatura, kandi bafite amikoro yo kuhatura. Nigeze nakisohokera, nigira ahantu ku gahoteli kamwe keza, hari uburyo njya nikora nkavuga nti ngiye kwihakeye. Ngiye kubona mbona haje umuntu, nsohoka nitoratoza nyine nk'umuntu usohotse. Mbona hirya muri metero nkazingayo, niyishyuriye, nizanye, ariko buretse agatoki kagize gutya kabiri, menya icyo bavuze nanjye ngiranye. Uwo ni umutware w'inaha. None Imana ituye muri wowe
kuki idatoranya buturana n'ababugendana n'ababukorana niba utagendana nayo ikagendera muri wowe ukagendana nayo iri muri wowe uri ubuturo bwayo. Yaravuze ngo nzamanura ihema ryanjye ribe mu bwoko bwanjye. Ntabwo ihema ry'Imana bakiryikorera. Imana yamanuye ubuzima bwayo iduha umwuka wera. Imana ishimwe, agendera muri twebwe. Uwo mwuka wera ajya mu nama z'abagome bacu. Umwuka wera kumva ibyo bavuga akagaruka akavuga ngo bari bateranye ariko nuko ku mutima. Tibazaterana ariko ntabwo ari ngo uzabateranyije. Umwuka yihohora mbere kugira ngo ibinyembaraga byicaye bitegura iby'imbaraga, utagira ngo bizashobozwa n'imbaraga zikurwanira. Uti si njyewe, ntabwo ari njye uzabateranyije. Humura, utagira ngo ni ibinyembaraga ariko izanjye ntizirimo. Humura, birakomeye ariko gukomera kwanjye ntabwo kuri cyo. Nakunze umugabo washize isoni umunsi umwe amaze kuronshinga ubwato bwa Titanic. Aravuga ngo mujye muvuga ngo Kristo arakomeye, ngo yagendeye hejuru y'inyanja, ngo niyo yakandagira ngo kuri ubu bwato ntacyo bwaba. Urubura bwonyine rurabushongesha. N'abaherwe ejo bundi bagerageje kujya kureba ibyuma bahezemo, nabo babigendeyemo. Juste Kristo atuye muri wowe, urumva ikigoranya ari iki? Munyemerere nsoreze kuri utu tuntu dutatu. Kugira ngo Imana iture muri wowe bisaba kuca bugufi. Njya mbivuga abantu bakadukata bagira ngo ndi gusetsa. Ntabwo mba ndi gusetsa. Niba uri mu rusengero wishaka icyubahiro cya chef de zone, uyobora hariya hirya, uru rugo rugira undi mugabo. Uru rugo rugira undi mugabo. Niba ufite iduka Matewusi, widusaba icyubahiro cyo muri Matewusi atari uri mu rusengero. Nibyo ugenda mu kimodoka hari cyiza ariko ni mu muhanda. Ntabwo ari hano. Ntabwo ari hano. Ahangaha hagere ujishushe umanuke gato kuko nyiruru rugo umutwara wumena. Yaravuze ngo icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Yaravuze ngo nta wundi nzagihagenda gake. Uru rugo ni rwo rugo rugira umugabo wananiranye kuruta abandi. Imana yarananiranye ntigisobanuka. Ugerageje uwo ari we wese, Imana ntuyitega iminsi, ntuyivumburaho, ntuyibwira ngo njyanye ibyanjye. Nasomye Bibiliya irambwira ngo umuntu akiranutse ntacyo ampaye, ngo anakiraniwe ntacyo anyaze. Mafu nyine wowe waza gusenga ntabwo ari agatebo k'ibijumbu yizaniye. Hari abantu baciye ibikuba ngo natuye menshi. Ntabwo amahirwe ari menshi watuye, amahirwe nuko wabonye aho utura. Kuko umugisha wawe si ubwinshi bw'amafaranga, umugisha wawe nuko wakoze icyo wagombaga gukora. Njya mbibwira abantu baratwifatiye, mukozi w'Imana uzaza unsure unsengere nzagutegera akamoto kwa Cinara Yesu. Tukiri n'abahanya nta wigeze adutegera akamoto. Mushumba nguyu ni umuhamya, mumubaze. Nta wigeze adutegera tutanigurira irindazi, nta n'uwaduteze isahani y'ibiryo. Ko naguhanuriye wampaye iki? Urakoze. Ntiwari kukimpa se sinari nkurebeyemo? Nakurebeyemo pe. Pantaro yaracuye imbere n'inyuma. Ariko mureberamo. None se cyagihe ntitwagisabye, ubu tugisaba ubu. Umuntu wubaha Imana amaturo akwiye Imana aturwa we. Ate Imana ntizigera irya amaturo, azaribwa natwe abayikorera. Ako nimushaka mugakate ndagasubiramo nitonze. Oringa te Imana ntizarya amaturo, amaturo azaribwa natwe tuyubaha tukayikorera. Kandi ikindi, hari umugisha mutazigera mubona mudatanze ituro riwufungura. Aburahamu Imana yasezeranye nawe arakiranuka, ariko ataragaburira marayika Isaka yari ataraza. Yagaburiye marayika
uwo munsi yamugaburiye marayika aramubwira ngo ejo nk'iki gihe umwaka nk'iki gihe Aburahamu ntiyakiranukaga se kuki Isaka atazanywe no gukiranuka kuki atazanywe no gukiranuka mvukira kwa pasiteri urakoze ni umugisha w'abarewi kandi kwa pasiteri hari isezerano rivuga ngo kwa Lewi ntuzagire indi gakondo uzabaha bazatungwe n'ibyo kurya byo mu rusengero none insengero za none ni ingumi hangana rero utararitanga ntawo Yesu yamaze gukiza ababembe ari siri ko bakize aravuga ngo mujye gutanga ituro ryo kwihumanura ntamaze kubakiza se kuki abatumye kuritangaza kuki abatumye kuritanga bakizwa bararakaye byanze bikunze genda uritanga ngo kugira ngo bibabere ikimenyetso cy'uko mukize cy'uko bakize kugira ngo bibe ikimenyetso cyo gukira ni ukurekeraho kuribwa n'ibyakuryaga kugira ngo bibe ikimenyetso cy'uko mukize muzasome neza umukene yari umukene w'umukiranutsi Yesu ntiyigeze amuvuga na rimwe mu iteraniro ry'abera yamuvuze ari uko atuye ibyo yari afite aravuga ngo yakiranutse kubarusha kuki atamuvuze se afite agakiza ko mu mutima utuye umubona ubitanze akiranutse umugabo witwa Koroneliyo ko mwasomye yari asanzwe ari umukristo azimana habe na gato ariko yafataga ibije akabisangira n'abatishoboye Imana ibwira Petero ngo hari umuntu wanjye witwa Koroneliyo genda ujye kuvugana nawe yamaze kumenya gukoresha ibyo afite muzaperereze Mose akigera kwa sebukwe Yetiro kugira ngo Yetiro akorane na Mose nuko Mose yabanje kurwana intambara icungura umukobwa wa Yetiro ntabwo mubyibuka se yamukijije abanyazi arangije aramubwira ngo databusha ntuzasubire mu rwuri ukundi nzajya nziragira Yetiro aramubwira ngo none ushyingirwa umukobwa wanjye muzasome Elisa yari asanzwe ari umuhinzi si ubwa mbere byari bije ariko igihe yari ari guhingamo cyari igihe cy'imbeho abandi baryamye Imana ibwira Eliya ngo hari umuntu uri gukora abandi bicaye ntabwo njya mpamagara abadahari genda uza n'uwo nguwo uwo Imana igendeye muri wowe ikwigisha ibyo ukora ikubwira ubwenge aho ucururiza ikungura indi produit yagurwa muri iryo soko iyi Imana igendana nawe ikurangira umwenda ukubera ukanayubahisha iyi Imana igendera muri wowe haleluya iyi Imana igendera muri wowe indwara yakurara mu mubiri none ejo ntikwirirwemo umugongo watera umusonga nimugoroba waryama ninjoro ugakira nta muti Imana igendeye muri wowe umwanditsi yaravuze ngo ahari kurira kwararira umuntu ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga Mose yabwiye Uwiteka arambwira ngo kugira ngo tuzabe dutandukanye n'andi mahanga nuko uzaza tukagendana nawe ngo abandi baremererwa n'Imana zabo ariko we nuzu uzatabarana natwe kandi uzatsinda Abisiraheli bataye Mose basize igicu basiga isanduka babwira Mose ngo gumaho barazenguruka bazengurutse imyaka bagarukaho Mose ari batarabona inzira kuko bagiye aho Imana ibajyanye ariko itari kumwe nayo hari ahantu Imana yavuganye nawe uzajya nujyayo idahari uzahabura hahari ariko nugendana nayo nunahashyika utahazi izakubwira ngo naha njya nkunda gusetsa Mariseli niyo nabona ibibanza 1000 za Bugesera utu duce twose muri kubaka mwagize na Ruyenzi twari tuhafite akabanza hirya Ruyenzi mbwira madamu ntabwo ari Imana yavuze shobundi udufaranga tuje Satani aranyongorera ngo zamukugura ahantu ndangira igiturage ngezeyo ndakigura bukeye mu gitondo ndahahagarara ndahabwaranisha amafaranga yanjye nayataye hano azazana ndari kuwe ntabwo naguturamo Imana yampagurukije Kamembe imbwiye ngo Kigali mu mujyi
nibashaka basenya amanegeka bakureho, nibashaka bazategeke etaje 100 ko arizo zo guturamo. Ubwo muri izo inangi yangirimo niko yavuze nyine, yaravuze ngo ni Kigali. Imana yaravuze nta kindi, yaravuze yabyutse rimwe gusa Obidodomu arakira. Umunsi umwe gusa Obidodomu yarakize, rimwe gusa. Kwa Yesayi bananirwa kurya Dawidi ataraza. Ntabwo bisaba igihe kinini, ntabwo bigorana, ntibisaba imyaka. Umunsi umwe gusa karanyazwe kabwira shebuja ngo urwaye ibibembe, ariko iwacu hari umuntu w'Imana. Ni rimwe gusa ku irembo ry'ibwami Petero aramubwira ngo haguruka. Ntabwo bisaba igihe kinini, umunsi umwe wonyine aho yicara Yesu arunama hatora kondo kandi ahora agakandagira, agatobera kujisha arakira. Ntabwo bisaba igihe kinini. Mu myaka 70 ingahe yaramaze ku kidendezo, umunsi umwe marayika ataje Yesu aramubwira ngo urashaka gukira. Ni rimwe, ntabwo yagerageje igihe kinini. We rimwe gusa agerageje birakunda. Ndagira ngo wegereje urudufatikanye gusengana. Icyifuzo cyawe uyu munsi, ndagira ngo nkubwire ngo nta sanduka y'isezerano uzigera ubona yakugiye imbere. N'uyu munsi n'Abisiraheli ntibaza ahituye, yahishwe na Yeremiya, ntibaza hiba. Ariko Kristo tuzi ubuturo bwe ni mu mitima y'abamwizera. Umwuka w'Imana tuza huba ni mu bicisha bugufi bagakora ibyo gukiranuka. Umuntu udukurikiye ari online, niba hari aho wagendeye mu nzira Imana itari muri wowe, bwira Imana ngo ibyari bindimo byakwimuye ubyimure wongere unturemo. Ndasaba umushumba anyemerere nsenge. Ikiganza cyawe ntikirananirwa Mana, kandi uracyasohoza ibyo wavuze. Intambwe zawe zikurikira ijambo ryawe kugira ngo urisohoze. Ntabwo ururimi rwawe Mana rujya runyerera ngo ucikwe no kuvuga. Uvuga wagambiriye kandi ukavuga ibyo uzasohoza. Ndagushimiye. Imana yakuye ubuturo mu ihema ikabushyira mu mitima y'abubaha Imana, niyitegeka ibihe. Ni wowe ujya ududubiza amazi yakuye mu rutare rutagira imizi, ubwarwo rukabika amazi amara abantu mwuma. Hari ibipfunsi, hari ibiganza bifunze umugisha w'aba bantu, wabihindura nk'urutare rukabyara amazi, umwuma ugashira mu Bisiraheli. Intsinzi y'Uwiteka nigaragare. Hari indwara yadutse tutazi, hari amagambo yadutse tutazi, hari uruvugo rwadutse tutazi, hari ibintu byizanye tutazi, ariko umuntu utunze Imana, ijambo ryawe ryatubwiye ngo Joshua ahamagara abantu aravuga ngo nimunyegere, aravuga ngo mwabatambyi mwe nimubanze imbere, abahetse isanduka y'Uwiteka. Natwe turi ubuturo bwawe, nyamara ntabwo tubiheshejwe no kugendana amabuye. Oya, inyuguti ziriyicisha, ariko umwuka wera atanga ubuzima. Ntabwo tugizwe abana bawe n'ikimasa dutanze, oya, ni amaraso ya Kristo igorogota. Ntabwo tubayeho kuko ba mama batubyaye, turiho kuko twazuwe na Kristo. Twebwe ntabwo turi kuvuga gutyo gusa kuko dufite ibyo kuvuga, turi kuvuga kuko waduhaye ijambo kandi tuzi ko uwo tubwira aduteze amatwi. Duhamagaye imvugo y'Imana kuri ubu burwayi, duhamagaye imvugo y'Imana muri ubu buzima, duhamagaye imvugo y'Imana muri izi documents, duhamagaye imvugo y'Imana hadutuye, duhamagaye imvugo y'Imana hano dukorera, duhamagaye imvugo y'Imana kuri uyu mukobwa, duhamagaye imvugo y'Imana kuri uyu musore. Uru rugo ni rwakira imvugo y'Imana, aba bana bakira imvugo y'Imana. Gukora k'umukiza biganze kuri twebwe. Uwagendanye n'Imana ajya aho Imana imujyanye. Iyo umuntu Imana imugenderamo akanagendana n'Imana, aba ari mu ntego y'Imana. Hari umuntu wari warataye icyerekezo, muhindukize umutware mu iterambere rye, mujyane mu mugisha we, mujyane mu gakiza, mujyane mu bugingo. Umwuka wera yongera atwigarurire. Niyo farasi yacu, niyo cyerekezo, uri direction yacu, ni wowe ntumbero, uri destination yacu, ni wowe bisiringiro byacu. Wongera ukorere muri twe, gukorane natwe, ugendere muri twe
twebwe turakwihaye, twiyoborere, udutegeke, korana natwe, udukoreshe, twigarurire, ubwami bwawe buganze, imitima yacu irongera irakingutse kugira ngo Imana yongere kuba ubuturo bwacu. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Imana ibahe umugisha. Arakoze cyane Aniseti, Imana imuhe umugisha. Ijwi ry'umukanguzi.